haya basi wowe ufite ibindi uhugiyemo egera hino wumva ubutumwa buri muri iyi nkuru bwahindura ubuzima bwawe. Nta gutinda duhita dutangira. Once upon a time there was a king. Kera habayeho umwami. He had a minister. Uwo mwami yagiraga umuminisitiri. The king's minister was very wise. Uwo muminisitiri yari umuhanga cyane. He often used to say that yahoraga avuga ko whatever happens for good. Ngo ibiba byose biba kugira ngo ibyiza bize. One day the king was cleaning his sword. Umunsi umwami yari ari guhanagura inkota yiwe. The minister was also sitting next to him. Minisitiri nawe yari yicaye hafi aho. Suddenly the sword fell on the king's feet. By'impanuka inkota yaguye ku birenge by'umwami. One finger of his foot was cut off. Inkota ikata umwami no. Just then the minister said, hanyuma minisitiri aravuga ngo whatever happens for good. Ibiba byose biba kugira ngo ibyiza bibeho. The king was very angry on hearing this. Umwami yababajwe cyane no kumva ibyo ngibyo. He asked the minister that, arangije abaza minisitiri ati, my toe finger is cut off and you are saying that it has happened for good. Ino ryanjye ryacitse none uri kuvuga ngo byabaye kugira ngo ibyiza bibeho. Ibyiza birihe ku bino ryanjye ryacitse. The king got angry. Umwami yararakaye and ordered the minister to be imprisoned in jail. Ahita ategeka ko bafunga minisitiri muri gereza. The minister did not feel sorrow for this. Ibyo ntabwo byigeze bibabaza minisitiri habe na gato. While leaving for jail he again said, kubera ko n'ubundi gihe yari ari muri gereza akomeje avuga ngo whatever happens for good. Ibiba byose biba kugira ngo ibyiza bibe. 2 months passed after this incident. Hashize amezi abiri ibyo bibaye. One day the king went for hunting with his soldiers. Umunsi umwami yagiye guhiga n'abasirikare be. Riding on horses, they all went inside the forest. Bari ku mafarashi yabo bahita binjira ishyamba. The king, while chasing a deer, umwami yari ari kwiruka ku muhigo. Went more into the deep forest and got umuhigo arirutse umujyana kure mu ishyamba. Separated from his soldiers. Ibyo bituma atandukana n'abasirikare. However, he could not catch the deer. Gufata umuhigo byarananiranye. He lost his way and umwami yabuze inzira imusohora. Got lost in the forest. Bityo ahera mu ishyamba. He then started looking for a way out of the forest. Yatangiye gushaka inzira imusohora. Suddenly, the king was surrounded by a group of tribals. Ako kanya umwami yazengurutswe na gurupe y'abasangwa butaka. Batuye mu iryo shyamba. They did not know who he was. Ntabwo bari bazi uwo ari we. So they captured him and took him to their tribe. Bafashe umwami bamujyana aho bakomoka. Those tribals were looking for a human whom they could kill and sacrifice to appease their deity. Abo basangwa butaka bari gushaka umuntu bica ngo bamutambemo igitambo bashimisha ibigirwamana byabo. The king was pleading them to release him. Umwami yari ari kubinginga ngo bamwumve. But those tribals did not understand the language of the king. Ariko ikibabaje ntabwo bumvaga ururimi umwami yavugaga. They started playing drums in happiness. Batangiye gukubita ingoma n'ibyishimo byinshi. They bathed the king. Barangije bagufatira umwami. Dressed him in new clothes. Put a rosary of flowers around his neck. Bamwambika imyenda mishya bamuzengurutsa n'indabo mu ijosi. And made him ready to be sacrificed. Bitegura kwica umwami ngo batambe igitambo. Just when they were about to kill the king, mu gihe bari bagiye kwica umwami, the head of the tribe saw that one finger on the king's foot was missing. Umukuru w'abo bantu batuye mu ishyamba yahise amenya ko umwami adafite ino. Seeing this, he ordered all the drums to be stopped and umwami yahise ategeka ko barekera gukomanga ingoma. Declared that this man could not be sacrificed. Arangije aravuga ati ntabwo bishoboka ko twatamba uno muntu. Mama we baza minisitiri yaravuga because he was incomplete. Kubera ko atuzuye. If an incomplete human were sacrificed, dutambye umuntu utuzuye, the deity would become angry instead of being happy. Ibigirwamana byacu byarakaraho kwishima. So they decided to release the king. Bahise banzura kurekura umwami ngo yigendere. Kuba umwami yaracitse intosi bimurokoye. Hari ibyiza minisitiri yavugaga atabonye. The king happily returned to his palace. Umwami yagarutse mu ngoro ye yishimye. After coming back, ageze mu bwami, he reflected that if one finger of his foot had not been cut off, yahise amenya ko cyagiye inkota itakimukata ino. Those tribals would have killed him. Yamenye ko babasangwa butaka bari kumuhitana. It meant the minister was right. Bivuze ko minisitiri yavugaga ukuri. Whatever happened for the good. Umwami arabyivugiye we ko kwiba byose ngo biba kugira ngo ibyiza bize. He ordered the soldiers to release the minister from jail. Yahise ategeka ingabo kurekura minisitiri muri gereza. Restored his position and asked, umwami arangije aravuga ngo, Minister,
ati minisita tell me that my finger was cut on that day. wambwiye ko ino ryanjye ryacitse wa munsi It happened for my good. umbwira ko ibyo bibaye kugira ngo ibyiza I have bizambeho understood this. ati minisita nabyiboneye ubu ngubu But you noneho were jailed for ndakumva 2 months ikibabaje ni uko wafunzwe amezi abiri and had to kandi uri suffer so mukuri much. waranababaye cyane What good happened to you? ni ikihe cyiza The cyakubayeho minister smiled and said, minisita yarasetse arangije My aravuga ati lord, I was your prime minister, ati nyagasani nari umuminisitiri wawe and I mukuru used to be always with you. kandi iteka ryose nahoranaga Had I nawe been not in jail, ati n'igihe nari then I mfunzwe would have been with you that day also. n'icyo gihe nabaga ndi kumwe nawe They left you after seeing your one cut off finger. wibuke ko ba bantu bo mu ishyamba bakuretse kubera ko wabuze But ino sir, my body was complete, ariko nyakubahwa njyewe umubiri wanjye and if I was with uruzuye you, they would have definitely sacrificed me. rero cya gihe nza kuba ndi kumwe nawe bagufata ninjye bari That's gutamba why it was good that I was not with you that day and was in jail. rero byari byiza kuba nari ndi muri gereza utari kumwe It wa saved your munsi life and saved my life also. byatabaye ubuzima bwawe bitabara That's why n'ubwanjye I always say that whatever happens, happens for good. niyo mpamvu mbora nivugira ko iba byose biba kugira ngo ibyiza There are bibeho times in our life when we feel that something really bad is happening to us, natwe mu buzima bwacu hari igihe tumva ko ibintu bibi or biri that something should gutubaho not have happened. But after some time, if we look back, ariko nyuma y'igihe iyo twongeye tukareba inyuma we feel that whatever happened at that time tumenya ko ibyatubayeho cya gihe happened for good. biba byarabaye ngo ibyiza In byiyizire fact, we try to judge each event with our intelligence, abenshi twicira urubanza ngo nta kundi ngo ibi bihora bitubaho tudashyize but mu in bwenge reality, ariko mu by'ukuri our intelligence is also limited. ubwenge bwacu tw'abantu bufite aho bugarukira ntabwo bureba kuri We cannot judge the fairness or unfairness of any problem with our limited intelligence. ntituzajye duhita dufata umwanzuro ngo ibintu bitubayeho ni byiza cyangwa bibi dukoresheje ubwenge bwacu kandi bugira aho bugarukira The butareba whole world kure is based on karma. He who does good deeds gets happiness, and he who does bad deeds gets sorrow. hari abakora ibyiza kugira ngo bishime abandi bakora ibibi bikabababaza So if you are going through a sad phase, rero ntuzaba uri guca mu bihe bibi always remember that your bad karma is being spent. uzamenye ko ibyo bibi birimo birahita kugira ngo ibyiza biri imbere bize bikubeho Therefore, remove the thought from your mind that anything bad can happen to you, rero kura ibitekerezo mu mutwe wawe byo guhora uhangayitse ko ibibi bihora and bikubaho always remember that whatever happens, happens for the best. ahubwo uzahore wibuka ko iba byose biba kugira ngo If you find ibyiza value in bibeho this story, please like, share, and comment below. niba hari icyo wigiye muri iyi nkuru kanda like ukora na sharing hanyuma utere na comment aho hasi hanyuma Stay blessed. umugisha w'Imana uhorane nawe ciao